Yesu nashimwe. Uyu munsi ndagira ngo mbabwire ijambo ry'Imana rihumuriza agashonje, rihumuriza agagwaye, rihumuriza agashavuye, rihumuriza abari mu nzu z'imbohe. Icyazanye Yesu ni ukugira ngo ahumurize abafite ababo byacanze, abafite abagwaye, abagwaje, abari mu bitaro. Yesu nicyo cyamuzanye, ntabwo yaje aje gushaka agakomeye, agafite icyubahiro, aganezerewe, oya. Ahubwo icyazanye Yesu ni ukugira ngo agere kurarira, agere kuri bariya ubuzima byananiranye, ndetse uzabibona no mu bitangaza yagiye akora, aho yagiye ajya kubwiriza. Akenshi usanga hari abantu bagiye baza ari babandi bari baranzwe, bari barasuzuguwe. Uzasanga abantu bari bafite agaciro cyangwa icyubahiro yari gakeya. Niyo mpamvu rero tubwira abantu bababaye bashavuye ati muhumure, muhumure, Yesu aracyariho. Yesu wakoze kera, Yesu wazuye abapfuye, Yesu wavuye abagwaye, Yesu watumye ibyari byaranze bibaho. Yesu aracyakora, ubyizere, wumve ko ibyawe bidashoboye kunanira Imana, wumve ko ibyawe bidashoboye kwigira akagarara. Yesu akiriho. Uyu munsi rero ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana. Ni ijambo ry'Imana riboneka muri Matayo igice cya mbere ku murongo wa 23. Harimo ijambo rivuga ngo dore umwari azasama inda kandi azabyara umuhungu, azitwa Emanweli, risobanurwa ngo Imana iri kumwe natwe. Amen. Mwakire ijambo ry'Imana. Ndagira ngo wumve ko uri kumwe n'Imana, nta cyaguhangara. Ibibazo biraza bikagenda, umuyaga ukaza ukagukubita ariko ukagenda, umuriro ukaza ukagutwika ariko ukagenda, ariko ukagusiga bitewe yuko uri kumwe n'Imana. Ngo umwari azasama inda, azitwa Emanweli, uzavukamo. Yesu aravuze ngo hari igitangaza azakora ku buzima bwawe. Iki gitangaza kizaza kibane nawe. Iki gitangaza Yesu azakora ku buzima bwawe kizahindura amateka, kizasana iby'abadayimoni bagiye basenya ku buzima bwawe. Yesu nakuvukira uzabona ibidasanzwe. Hari impinduka zizatangira kuba ku buzima bwawe. Hari ubuzima uzinjiramo butandukanye n'ubuzima wari urimo. Buriya ubuzima bwiza buracyagaho, uko byagenda kose hari ubuzima bwiza. Rero Yesu icyamuzanye ni ukugira ngo afate wowe byanze, wowe byagoye, wowe urushe, agushyire mu buzima bwiza. Azakora ibintu bitatu ku buzima bwawe. Azafata ibyo ubona ko bidashoboka abishobore, afate ibikeya ufite abitubura bibere umusemburo, nyuma yabyo aguha ubugingo. Niko Yesu yabwiye abigishwa ati mwebwe ntimucike intege, ahubwo mukomeze, ntimucike intege, mwere kumva ko bigoranye. Oya, ntabwo bigoranye, ahubwo iby'Imana nubwo bivunanye ariko ni umugisha, ariko bifite inyungu nyinshi. Rero reka dusengere ku bantu batarihana, bakeneye kwakira Yesu kugira ngo abarememo ibyiringiro bishya, abarememo amateka mashya, ahindura ubuzima bwabo, ndetse azabahina ubugingo. Ndagira ngo usubiremo aya magambo avuga ngo mwami Yesu, nakoze byinshi,
nkucumuraho, ariko ngarutse none kugira ngo umbabarire gukiranirwa kwanjye. Amen. Ukivuga Yesu aguhaye imbabazi, tangira ujye gusenga, tangira wige gusenga, tangira usenga ugenda, tangira uvuga Imana aho uri hose, utangire uhindura amagambo uvuga, utangire uhindure inshuti mugendana, bizatuma wakira ubwiza bw'Imana. Murakoze rero, ntukagende udakoze subscribe. Mu gihe wumva ushaka kubana natwe, ni iby'agaciro ku buzima bwacu kandi nawe, kuko tuzafashanya bitume tumenya gukora kw'Imana kurenze. Murakoze.